papa yambereye byinshi celebratinga imyaka umubyeyi wacu yabayeho ndetse n'ibyo yakoze, ariko guhera ku munsi w'ejo amateraniro azakomeza. Umukiriya twabonye Bishop Masengo yatanze ubuhamya bw'ukuntu papa yari intwari. Wavuga iki kuri Bishop Masengo? Bishop Masengo avuze iki ku buzima bwawe? Bishop Masengo Apostle tugwaye ikaze. murakoze cyane. Mwari mwaratembereye mu bihugu byo hanze? Ntabwo twari twatembereye, twari twagiye gusura amatorero yacu, tuyatangiza ku mugaragaro no gusengera abashumba bashyashya. Byagenze neza? Byagenze neza, twabonye Imana. Tubahaye pole cyane. Murakoze. Mwabuze umubyeyi mu minsi yashize, tubahaye pole cyane. Twagira mubwira abantu ku bijyanye ikiriyo cyari kirimo kirakorwa kirasubikwa kubera impamvu mutari muhari n'indi myiteguro. Tujya mu mabwira imyiteguro uko imeze ijyanye n'ikiriyo uko bipanze, ubwo mwagarutse ndakeka kigiye gukomeza. Murakoze cyane. Nk'uko mwabivuze, ikiriyo cyatangiye tudahari, umubyeyi yitabye Imana neza aribwo ngeze aho nari ngiye, ariko Imana yabanye natwe iradukomeza, kandi n'abari bari mu rugo nabo bakomeza ibirori byo celebratinga imyaka umubyeyi wacu yabayeho ndetse n'ibyo yakoze. So kubera ko rero byari ibintu bititeguye, birumvikana ibyabo ntibijya biteguza. I Burayi rero abantu bafata amakonje bibagoye, iyo rero bafashe amakonje kugira ngo bongere babone andi biba ari ibibazo bigoranye. So twagombaga kugabanya ibyo tugiye gukora kugira ngo iminsi ibe mikeya, ariko kandi tutabisubitse byose. So turashima Imana ko byagenze neza. Muri iyo minsi rero twakoraga ibyo tutagomba gusubika. Twasanze iminsi yari myinshi ku buryo abantu batakomeza guterana buri munsi, ariko guhera ku munsi w'ejo amateraniro azakomeza. Ntabwo nari mpari ngo ndamenya ngo bimeze bite. Urumva nanjye ndi umushyitsi, gahunda zindi ndazimenya ari uko mpageze. Papa wawe ni iki kimwe ushaka kuvuga umwigiraho kimwe cyiza uvuga ati kino kintu cyankoze ku mutima? Umubyeyi aba ari umuntu w'ingirakamaro ku muntu, aba afite byinshi amufasha, kuvuga ati kino papa sinzibagirwa ikintu yankoreye, cyangwa mu buzima nzakomeza mwigiraho kimwe. Ntabwo ari kimwe, nta nubwo ari 10, nta nubwo ari 20. Papa yambereye byinshi, sinavuga ngo byose kuko hari Imana imbera byose, ariko papa yambereye byinshi. Yambereye inyangamugayo, yambereye umuntu w'umunyakuri, yambereye urugero rwiza, yambereye inshuti ya bugufi, yambereye umujyanama wihariye, kandi yambereye urugero rwiza runyesipira. Ni ibintu byinshi rero ntabwo nabishobora kubivuga hano, n'uwampa umunsi wose ntabwo nabimara. Ndashima Imana ko yabayeho, kandi ndashima Imana ko nabaye umwana we. Imana yarakoze gutuma mba umwe mu banyura mu rukiryi. Twabonye Bishop Masengo yatanze ubuhamya bw'ukuntu papa yari intwari. Wavuga iki kuri Bishop Masengo? Bishop Masengo ni umuvandimwe, azi ubutwari bwa muzehe ukwe, nanjye mfite ubwo nzi. Birumvikana iyo abantu bareba umuntu arinspira mu buryo butandukanye bitewe n'uko n'icyo bari cyo, n'imyaka bafite, na experience n'aho banyuze. Gusa nzi neza ko papa yakundanaga na papa we cyane, kandi babanye neza mu myaka yose babanye, nubwo barabavana. Bishop Masengo avuze iki ku buzima bwawe? Bishop Masengo ni umuvandimwe, akaba n'umushumba twabanye wandeze imyaka myinshi, ariko kandi yanafashije mu buzima busanzwe nk'umuvandimwe. Yakoze imirimo yihariye mu myigire yanjye hamwe n'umufasha we, birumvikana bakoze ibintu by'umwihariko. Murakoze cyane, mukomeze mwihangane, turakomeye. Shalom. Shaka guhorana nawe, shaka
shaka kugumana nawe, muri wowe niho mwami umutima uruhukira. Umva mwami kinezeza nuko mpora ngukoraho, ndagushaka sinkubure, nkanyurwa nukumva hafi. Shaka guhorana nawe, shaka kugumana nawe, muri wowe niho mwami umutima uruhukira. Umva mwami kinezeza nuko mpora ngukoraho, ndagushaka sinkubure, nkanyurwa nukumva hafi. Ora mbiharira Yesu ntiwuzi, kuko abamara agahinda babaye. Ora mbiharira Yesu ntiwuzi, kuko abamara agahinda babaye. Ora mbiharira Yesu ntiwuzi, kuko abamara agahinda babaye. Iyo naniwe ni wowe ujya undura rwose, iyo naniwe ni wowe ujya undura rwose, iyo naniwe ni wowe ujya undura rwose, iyo naniwe ni wowe ujya undura rwose. Ora mbiharira Yesu ntiwuzi, kuko abamara agahinda babaye. 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 Zogera kuco yavuze, zogera naho yambwiye, kuko Imana atari umuntu wibeshe. Iyo ivuze biraba, yategeka bigakomera, ifite ijambo rya nyuma kuri njye. Zogera kuco yavuze, zogera naho yambwiye, kuko
ijambo rya nyuma kuri njye, iyo ifite 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 ijambo rya nyuma kuri njye. Ora mbiharira Yesu iwunsi, kuko wamara agahinda babaye, iyo naniwe ni wowe
ariko Imana ni nziza. Ina mugenzi wawe Imana ni yake. Nawe reka tugende.